Niba hari igihe tuzirikana ubuzima bukomeye cyane bw'umukristo muri iki gihe cya Pasika, isomo rya mbere tuzirikanye, Pawulo arongera kuduhishurira ubutwari bw'umukristo. N'Imana ubwayo igihe twayikunze ntabwo ijya itwihisha, iradukomeza. Ibihe byose twaba turimo, umutima wose ukunda Imana, Imana ntabwo ijya itureka bibaho. Mwibaze ko Imana ibwiye Pawulo ngo Pawulo witinya, ahubwo komeza uvuge kandi ntuceceke. Kwemera kuba rero igikoresho cy'Imana ni ukumenya kwizirika ku Mana, ni ukumenya kwizirika mu kwemera, ni ukumenya kwizirika ku gihango twagiranye n'Imana. Ikibazo rero gikomeye cyane twese kitugora ni ukwemera kuba koko igikoresho cy'Imana, kuba wa muntu Imana ishobora kubwira ijambo rikomeye ngo nawe ugende urigeze kure. Rimwe na rimwe biratunanira. Tujye twibuka ko umuntu wese wakunze Imana ntabwo tugenda mu munyenga gusa, tuzahura na byinshi bituremerera, bituvuna ku mutima no ku mubiri, ariko icyizere ni cya kindi dufite umuntu adashobora kuduha. Burya umutima wakunze Imana nta kintu na kimwe kiwuhungabanya, kuko cyaturuka hehe se cyangwa cyaca hehe ku bubiko bukomeye cyane ari ububiko duhabwa n'Imana. Ese birakwiye ko ducika intege ntitwumvire Imana? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane buri muntu wese yakwibaza. Natwe Imana iratubwiye umunsi, mwiceceka nimujye kwamamaza inkuru nziza. Iyo rero bambwiyemo ijambo guceceka, ni uko hari ibintu byinshi bishobora gutuma duceceka. Hari ibintu byinshi biri hanze bishobora kutubuza kwamamaza ukuri. Hari ibintu byinshi biri hanze bishobora kukubuza kuba umunyampuhwe. Hari ibintu byinshi biri hanze bishobora kukubuza kugira umutima mwiza. Hari byinshi bishobora kukubuza gukunda umuntu. Hari byinshi bishobora kukubuza gukunda umuryango remezo. Ariko ibyo byose se birakwiye koko ko umuntu yakora byose akima umwanya Imana? Ndahamya neza ko uwakunze Imana wese iri jwi araribwirwa ngo witinya, ahubwo komeza uvuge kandi ntuceceke. Kwemera kuba igikoresho cy'Imana ni ngombwa mu buzima bwacu. Ese twumvira abashaka gusenya Imana? Byareze kandi muzabibona. Iyo umuntu arata Imana ukagaragaza ko ukunda Imana, ntabwo ubura ibiguca intege, kandi tuzakomeza tubibone byinshi. Uzareba aho tugenda, uzareba abo dusangira, igihe cyose ukunda Imana uri umurejiyo, abantu barakunnyega. Waba ukunda umuryango remezo, ufite umwanya wo gupfusha ubusa. Waba ukunda abakene, ufite ibyo gupfusha ubusa. Waba utanga ituro ho bikaba akarusho, ibyo bintu uba ugiye guhereza padiri, n'utundi tugambo twinshi ushobora guhungabanya umutima w'umuntu bugatuma yanga gusenga. Wajya mu misa, ese uba ugiye hehe? Natwe Yezu yongeye kutubwira uyu munsi, witinya ahubwo komeza uvuge kandi ntuceceke. Ese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Iyo tumaze gutekereza byinshi tugashyira Imana mu mateka yacu, ese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese ni iki gifite agaciro karenze Imana mu buzima bwa muntu? Yezu yongeye kubitwibutsa uyu munsi. Dore dushobora kumwibagirwa tukamutera umugongo, ariko azaduhora hafi iteka ryose.
kandi yongeye kutwibutsa ko ibyo duhura nabyo hano ku isi ntabwo ari bwo bwa mbere nawe yahuye nabyo. Mwe muzarira ndetse muganye, ariko isi yo izishima kubera ko nyine ntabwo yigeze imenya Imana. Ni nayo mpamvu unnyega umukristo buri gihe cyose yumva ari mu kuri. Uca intege ugira neza buri gihe cyose yumva ari mu kuri. Ariko tujye tumenya ko inyiturano y'umuntu ukunda Imana irenze kuri amagambo y'abantu ndetse n'ibyo batuvugaho. Twongere dutakambire Yezu udukunda, atwongerera umutima wo gukunda Kiliziya, dukunda ukwemera, maze twibuke amasakaramentu twahawe. Burya ari amagambo meza tujya tuvuga ngo mwanze shitani n'ibyo idushukisha byose, mwemera Imana Data ushobora byose, tugasubiza. Mujye mwibuka ni igihango gikomeye cyane tuba twaragiranye n'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe.